bantu bazi kureba umukristo wahabaye ni Satani. Nibyo. Il a une intelligence sans précédent. Ngo agira ubwenge butagereranywa. Il a une logique sans défaut. Ngo agira ibitekerezo bitagira ikosa. Yagiye kujariba. Aza kugambira uwo mukundana kugira ngo ubushuti bushire. Abaza amakuru yawe akavuga narya y'indani yamenye kugira ngo umenye koko ko ari wowe bivuze. Azi guteranya. Tajya ateranya yoroheje ku buryo uzatahura ko wateranijwe. Araguteranya ku buryo uvuga ngo nukuri ngo nta wundi wamenya biriya ngo atari kana kanabibwiye ngo erego nyine ni umugome. Il a une logique sans défaut. Ngo agira ibitekerezo bitibeshya. Il peut changer toute situation à sa faveur. Ngo yahindura ikintu cyose ku nyungu ze. Ubuhangange ufite bwakugusha. Guciririka kwawe kwagusuzuguza ukagwa. Gutunga ibyamirenge wajya gusambanira mu gihugu kitari cyanya wakena cyane.